Yes, reka nizere ko ijuma yagenze neza cyane kuri mwe wese abamizirima mukurikira Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Nizere ko mumeze neza cyane, tubahaye ikaze kandi nanone muri aka kanya muri update muri ya makuru tubagezaho cyangwa se tubategurira abagezweho. Akaba rero rwose ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kwa gatanu tariki 9 z'ukwezi kwa munane. Tukaba rwose tugarutse muri studio kugira ngo twibanire hano rwose muri studio tubagezo amakuru agezweho nkuko bisanzwe, nkuko rwose umaze kwimenyera tukatubagezaho amakuru rwose yibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abadukurikiye muri ku mugabane wa Afrika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Asia ndetse nabo mudukurikiye muri ku mugabane wa Oceania, mwese reka tubabwire tuti ikaze muri wa mwanya rwose mwahisemo cyangwa se ujye ubaryohera cyane. Ni umwanya rero rwose tubagezo update yuko ibintu byiriwe hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ya ntambara rwose imaze kuba akasamutwe ikomeje guhanganisha M23 M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bacyo muri rusange. Ndamutse kandi mvuze nti ni weekend nziza rwose, nkabifuriza weekend nziza mwese. Ndabizi ubu nk'abakozi ba leta bo nyuma sasa rwose nta kazi mufite, mugomba guhita mwinjira muri siporo, ubwo ni nako muninjira muri weekend. Ubwo mwese mbabwire nti weekend nziza. Umutaramo rero sina makosa nawe arahabaye, mutaza kugira ngo fighter ari wenyine, sina makosa buri neza amakuru ya makuru ni meza fighter urakomeye neza cyane amakuru, ariko none muri aka kanya none ngo nakasa mutwe ibintu byakaze rwose. None amakuru tugiye kuzana na makuru aremereye cyane, nico bita indimbura. Ni ibintu bijyanye na za nyamugigima, ibitabo nanditse, ndandika muri machine, ndandika hose nanditse ya inkuru rero nge sina makosa nzanye idasanzwe. Ntabwo ndi buze kuvuga imfunyamfunyi y'amakuru yose nateguye, ndarebamo imwe nakwita ngo ni iri principal, imwe nyine ihedinze cyangwa se iri front page kubyo nabashe kuba nandika. Niyo ngiye kubabwira mu by'ukuri uko bihagaze. Iyi nkuru rero ikaba igaragaza uburyo ki fighter kano fighter umuhungu wanyu rwose nyiri sauti yake, uburyo cyamaze kwinjira mu butasi bwa FARDC, akabazanira uburyo FARDC yateguyemo kwataka M23. Ubu ni uburyo bumaze iminsi bwaricaje abakomandazi b'urugamba hariya Ikishasa, bazana aba expert mu bijyanye n'urugamba, barabaganiriza ikintu cyitwa yewe nta banga rya FARDC, ntaryo pe, ntaryo. Ubwo buryo rero budasanzwe bateguyemo amabanga ngiye kuyanwanga hanze, ngiye kuyakubita hasi, drone zanjye zamaze kuyampereza rwose, muraje mwumirwe. Ubwo ntago bikiri ibanga nyine, ubwo ba nyirabyo babyumve batangire ndetse bahite bashaka strategy bazakoresha ubwo FARDC iriwe itangiye kwataka. Niyo mpamvu mwumvishe ngo SADC MONUSCO nayo igiye kubyivangamo ndetse ikaba ikeneye ubufasha bukomeye cyane kuri MONUSCO. Muraza kumva impamvu nyamukuru byose mugiye kubigezwaho gatanu kuri kagenzi kako. M23 mwoge magaze, arye magaze amazi ntagari yayandi. Gomba kwiga koga uburyo bwose, kwaba koga ngarama, kwaba koga wubitse inda, kwaba koga urimo hasi cyane, byose ubwo buryo bwose mugomba kubwiga kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Sinamako nicyo wategura abakunzi bacu muri iyi update time. Yes, muri amasaha nuko fighter bya bifaru byageze muri Sake, akazi kabyo katangiye. Ubu ngubu muri Sake ivumbi rere gutumuka. Turasimbukira aho bita Bweremana, hari abo bita abamarine bageze. Ese abamarine nabahe baturutse he? Ndaza mbabwire ibyaba abamarine. Ndasimbukira Warikare naho ntabwo bimeze neza. Yewe turakomerezaho Gisangane, umugore wa FARDC yaguye mu mashyamba. Ese yishwe n'iki? Nabyo turaza kubireba. Inama y'ikitaraganya yateranyije abaministre ndetse n'abaguverineri b'intara zigiye zitandukanye. Iyi nama iri kwiga kuki?
turaza kubivugaho. Leta ya Kinshasa yatangaje yuko hari ibintu bagiye gukorera perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ese ibintu bari gutegura bagiye kumukorera ni ibiki? Ibi nabyo turaza kubireba. Amakuru ni menshi cyane yewe n'iminembwe ndinagayo mbabwira umwuka uriyo hariya za Rurambo, yewe ukinagana za Minembwe ho Plato naho turababwira uko byifashe, yewe ni Burundi ntabwo turabura kugerayo fighter. Ubwo rero murumva ko amakuru ni menshi cyane. Icyo musabwa ni kwa kundi no gushigikira umuyoboro wa Eugene Official, hanyuma kandi gushigikira uyu muyoboro nawe rwose uba witeye inkunga cyangwa se uba wikoreye igikorwa gikomeye cyane, kuko iyo ikiganiro cyageze ubona amakuru mu bimbere, kandi murabizi ko amakuru yacu aba ari amakuru yize kuko twagezeyo indani. Murabizi ko rwose turi bamwe mu bambere bagira amakuru aba yizewe gatanu kuri kagenzi kako. Kugira ngo utazajya ucikanwa rero birumvikana, banza umaking sure ko akanze kuri subscribe cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa nibyo bita ngo ni sabone. Nusanga ibyo utarabikora, icyo gihe rwose uhite wihuta ubikore ndetse ukande no kukazogera. Niba kandi ibyo bintu waramaze kubikora warabikoze neza 100%, buri ko ubonye ikiganiro kihageza ari gishya aribwo bwa mbere ukibonye, uhita ukanda like ndetse unagisharinga ugisangize n'abandi kugipartage. Ndakubwiza ukuri, nubona ikiganiro, nubona inkuru tuyishyizeho ukayibona, ntubone notification, ntubone ikugezeho mu bimbere, icyo gihe uzamenye ko rwose ibyo twakubwiye cyangwa se ibyo tuvuga ari ukubeshya. Keretse udafite internet cyangwa se ukaba uyifiteho wayifunze, bizagusaba ko nyine data zawe ziba zifunguye ukaba uri update. Mbibutse ko ibi bikorwa byose cyangwa se ibyo byose nkubwiye kubikora ntago bitwara mega, nta nubwo bitwara n'amayinite ye. Umumaro wabyo gusa nuko iyo notification y'ikiganiro cyageze barakwapudetinga, bakubwira ko ikiganiro cyahageze. Shigikira umuyoboro Eugene Official rero uraba uteye inkunga ikomeye, kuko natwe umumaro bidufasha nuko nyine bituma tukomeza kugenda twaguka, umuyoboro ukagenda ukura. Ariyo mpamvu tubabwira tuti iyo ukoze icyo gikorwa uba ushigikiye umuyoboro wa Eugene Official. Impamvu tubitinzo burariga tuba tunamamaza sinema, bura tuba tuniyamamariza kugira ngo babikore rwose mu byumve, kuko hari abantu baba barabeshwe n'ibintu byinshi bati ukoze subscribe bitwara amamega, iyo ugize gute bitwara internet, amafaranga yawe aragenda. Never. Arega ari nusanga atabizaga batese kandi kumva inkuru ya mu gitondo kuki nyibonye nimugoro, urumva nakora iki kugira ngo nge nyibona mu bambere. Ubwo rero kora subscribe ndetse ukande no kunzogera, ubundi inkuru uzajya ibona mu bambere babandi bambere. Sinema kosoro igihe hari abantu batari bakabikoze bakibikora, reka none sasa donc turi tubanze dusome ku mazi gake cyane amasegonda atarenze 30, ubu no tuze tumanuka mu makuru mu buryo burambuye rwose uko twayabateguriye. Murakoze cyane abamaze kubikora, namwe mu kibikora mukomeze mu bikore rwose, mudushigikire gatanu kuri kagenzi ka. Sinema kosa ndagira ngo nubundi ari nayo nkuru duheraho. Ni inkuru nzi neza ko rwose ariyo ihedinze iki kiganiro cyo muri amasasta cyangwa se izi update zo kuri iki gicamunsi cyo kuwa tariki 9 turi mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2024, tukaba rero turi ku munsi wo kuwa gatanu. Iyi nkuru niyo ihedinze iki kiganiro muri amasaha. Muturani inkuru imeze iteye ite cyangwa se imeze ite? Ngira ngo mu minsi yashize twababwiye ko muri kiragiye cya CCRF yari yarashyizweho n'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu cya Amerika cyangwa se White House, bari barashyizeho CCRF y'iminsi 14 ndetse ivobongeraho n'indi. Iki gihe nk'uko mwagiye mubyumva yo 23 ivuga iti iyo bashyize aka gahenge cyangwa se igihe nk'iki ngiki cy'agahenge, aho kugira ngo FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa
bicare baze tuganire cyangwa se bace bugufi dushakire umuti w'ikibazo icyarimwe. Bati nyamara ahubwo baba bategura urugamba biyubaka bashakisha ukuntu bazatugabaho ibitero. Ibi ngibi byaravuzwe n'umuvugizi wa M23 Oscar Bwanafande Oscar, ndetse banabicisha no mu nyandiko binyuze kuri ku matangazo yagiye yandika agashirwaho umukono na Lawrence Kanyuka. Abantu benshi baravuga bati M23 ni kwa kundi n'ubundi ntabwo ikunda ibintu byo kuvuga ngo iki yo ifite ibyishaka nta nubiganire yifuza. Nyamara sina makosa abagabo bavugaga ukuri, kuko nta n'iminsi ingahe yaciyemo tumenya amakuru ko abakomandazi b'urugamba b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'iki gisirikare FARDC bari baragiye ku cyo twakwita mu by'ukuri mu mahugurwa n'ubundi yo kongera kwiga urugamba bushya nibyo bagomba guhindagura, dore ko ngo hari haraje aba expert bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo twagiye tubigaruka ko badukurikiye murabizi. Ubu noneho rero nyuma y'igihe rwose nubwo M23 imaze iminsi iri kubakubita inshuro, twamaze kumenya uburyo biteguyemo cyangwa se uburyo bamaze kwiteguramo bagiye kurwanya M23. Ariyo mpamvu uri murumva muri iminsi barimo kwikomanga sina makosa bakavuga bati uko byaba kose M23 twamaze kumenya aho igisirikare cyacu imbaraga zabo zibera nkeya. Atariyo mpamvu none tugiye kubambura uduce twose batwambuye. Kavuga ni FARDC izi mbaraga baba bazikuye he zo gutekereza kwa bakwambura uduce M23 kandi twarebonye ko M23 aho igeze ihafata ndetse itajya irekura. Ibyo bikatubera urujijo. Reka rero nikoze muri drone zanjye ziri hano muri FARDC zirangize zimpishurire amwe mu mabanga aba expert bigishije, ndetse n'impamvu ki ariyo mpamvu bahisemo iyo option cyangwa se ubwo buryo kari bwo bagiye kugabamo ibitero bwose. Umutaramo cyangwa se drone yanjye sina makosa abashije kubumba. Nukuvuga ngo sina makosa bararebye basanga kugera na M23 kugira ngo uzayirwanye ugere mu bice irimo baturutse aho bari basanga ni ibintu bigoye, kuko kuhamenera biragoye. Urumva biragoye kugira ngo bavane muri uyu mujyi wa Goma bamene hari Musake binjire muri za Masisi. Biragoye kugira ngo bazazamuke bave hano barenga ahitwa zamuje bazamuke bagera hano za Kibati bazamuke bagera hano mu Kibaza barenge kuri Kanyamahoro. Biragoye. Niyo mpamvu bararebye ibice byose abona ntibishoboka, barebye mu kirere basanga ni ibintu biri kuharwanira biragoye. Ahubwo bateguye uburyo ki budasanzwe ngo bagiye kurwanamo na M23 uburyo bw'ibanga. Mufate udukayi mwandike, mufate ahantu mwandike, mbabwire uburyo ki FARDC bateguyemo bagiye kurwanamo uru rugamba. Sina makosa mu bice byose M23 yafashe bagomba kuba tayari, bagomba kuba determine, bagacana maremare, bagashiraho inzego z'umutekano ku buryo bwose bushoboka, ku buryo no mu bishyamba cyangwa se no mu bitari hahandi hirya no mu rutoki na hehe hose bagomba kumekinga shuwa ko urwo rutoki n'ibiki hose harimo guhumeka amahoro, nta kintu na kimwe kiri kuhategurirwa. Amakuru aravuga ko FARDC abo ba expert koko ni n'aba expert ngo barababwiye bati mushake ukuntu nibura muri buri gice buri hantu hose M23 yafashe mwakoherezeho abasirikare, mushake uburyo kibazagerayo batarwanye biyefiritaye bagereyo. FARDC bashakisha uko bazagerayo aho bazamenera. Baravuga bati icyo ntago gishoboka. Bavuze ati ni gute bitashoboka? Abo naba expert bati dore ngubu tubaniye hano hanga hose basa n'abadushize mu binika barayibiranduye barapfundikira bashyiraho umupfundikizo, ati niyo bashatse munsi baracanira ubushuye bukadufata. Urumva ati tugenze uko bashaka bayimihirindura gutya tukameneka mu kindi gihugu hirya. Expert se none baravuga bati none se murumva nta wundi buryo n'ubu na bumwe buhari
umwe muri aba expert rero nawe aragaragaza ko hari atapfuye kuza ahengetse umutwe gutyo arababwira ati mubafate bazajye bagenda bambaye civile bameze nk'abaturage ariko bebe bafite iki location yaho bagiye noneho hazajya hagenda 2 ku munsi hagenda 3 ku munsi ikizima nuko nibura buri hantu runaka muri buri gace hagomba kuzaba harimo abasirikare bangaye abasirikare atari munsi y'150 urumva bambaye civile ariko bose bakaba baziranye bari contact ku buryo bafite ahantu bagomba kuzajya bahurira mu gihe runaka mu masaha runaka ya masaha nijoro sinzi nyine ubwo isaha bagomba kuzajya bahuraho bakamenyana ko bari kumwe ndetse bakagenda banashakisha amakuru hirya no hino mu bice M23 irimo urumva ati rero ikizakurikiraho kugira ngo ukuntu aba bantu bazarwana urugamba urumva baravuga bati kugira ngo urugamba ukuntu bazarurwana niyo mpamvu mwumvishe MONUSCO yahise itangira gukorana bya hafi n'iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi yako baravuga bati SADC MONUSCO mukorane ku bijyanye n'ibikoresho amakuru y'ubutasi ndetse n'uburyo bw'imbaraga umunsi nubwo uri kumva hano muri za Sake ariko udutero n'iki byose ntabwo bura bari barangiza kuri forcinga mu bice byose ngo bagire abasirikare bahagije ariyo mpamvu ya 23 igomba kubimenya hose igatangirika ikaza umutekano ikamenya n'inyoni cyari kinyoni yaritse mu gasozi ngo kimeze gite ikigomba kuzaba Rosina makosa nibagera igihe cyo kwataka 23 wanze ibintu yarabimenye nayo mu butasi bwonda yizeye kuko niyo mpamvu wabonye yahise yihutira ibintu bya GPS urabibuka ko ibintu bya GPS byatangiye kuvugwa n'ubundi bakiri hehe ba expert bari hariya n'ubundi akagaseserefe karimo baravuga bati igihe cy'imirwano kigiye gutangira bazafata indege zo mu bwoko bwa kajugujugu aba basirikare bitewe naho bari bazabara bahaye ikintu cyitwa sinyari barahaye izi ndege aba pilote sinyari ku buryo ngo bazajyana ibikoresho bakabicisha hejuru noneho ngo ari mu masaha ya nijoro ubwo sinze abasare ariko ubwo biragaragara ko ari amasaha nijoro barangiza no bakarekura ibikoresho bikamanuka mu mutaka bikagwa muri ya location irimo aba barwanyi bagiye bajya muri ibi bice bityo bakababonye ibikoresho icyo gihe ibikoresho rero bikimara kuhagera bizahagerera umunsi umwe ukuntu bazabigabaguza naho bari nge ntimuhambaze nuko ari bwo umuriro uzatangira kwaka mu gihe M23 igote hano muri izi mpande izi ngo niho igiye gucanira umuriro yumve naho hagati bari rwashindikanye yumve no hirya rwashindikanye yumve no hino rwashindikanye ese habe ikintu cyitwa akavuyo k'imirwano ku buryo aba ushobora guhunga wahunga uvuye hano i Rubavu hano mu mujyi wagera hano Mahoko ugasanga rwashindikanye wagera amahirwe yo kuhambuka wagera iyo ngo zamukamira ukumva rwashindikanye wagera amahirwe yo kwambuka mukamira wagera Musanze ugasanga rwashindikanye muri macyantu hose hakaba hari imirwano ngo icyo gihe M23 ngo izacanganyikirwa ngo noneho ihite igerageza kuwizdorowinga isubire inyuma bakize yabavemo kugira ngo bongere baje kwitekerezaho ngo bashakishe uburyo ki bagiye guhanganamo n'ibyo bitero FARDC isubirane bwa buce ngibyo ibyatumye generali Sylvain Kenge aza mu binyamakuru aravuga ngo vuba ahangaha ngo uduce twose M23 yatwambuye tugiye kutwisubiza sina makosa aya makuru nkimara kuyagwaho cyangwa se aya makuru idonido ikimara kungeraho nahise nganira mu by'ukuri senganira nahise nzanisha cyangwa se nganira bamwe ba hafi cyane n'aba barwanyi ba M23 rambwira ati fighter ambwira ati wowe uko uzi abasirikare ba M23 buri gace baramuka banashizemo nibura n'abasirikare 15 FARDC kuri abasirikare bayo 150 uko bizi hari cyo bakora kuri abasore ba Sarambwe
ikintu namusubije sinamakosa kirumvikana. Navuze nti bashobora kuza koko ari abo ngabo kubera ko batatswenda bakatakwa bataniteguye, ugasanga ibikoresho bibabanye bike, ugasanga barawizidorowinze da. Icyo bisobanuye ni iki? Ubwo nashaka kumubwira nti niba abo basore bari tayari bumva ko ibintu bumva ko urugamba koko ari urugamba, nuko bagomba guhora bari maso, ariko by'umwihariko ku ruhande rwa G2 akaba ari rwo rukaza icyo twakwita akazi kugira ngo babashe guhangana n'iyo miterere cyangwa se n'uko kuntu FARDC irimo irategura urugamba sinamakosa. Ndumva bikomeye. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye naka na gato, ubwo urumva yuko nimba ari yo mitegurire yabo. Reka dutegereze turebe niba hari icyo izabafasha mu bijyanye n'uru rugamba. Ya ibi rero ngo baracyabikora, nubwo uri kumva hari kugenda haba intambara hano muri za Sake, kumva ngo baguguranye byagenze bite, ariko ikintu kijyanye n'urugamba cyo sinamakosa. Reka nkubwize ukuri, ibyo FARDC irimo gutegura ni pay attention. Imwirigiza nkana. Imwirigiza nkana. Harigiza nkana rwose. Barimo barashakisha ibyo bakora, barimo kubeshabesha, bari gushakira amata ku kimasa, bari gukama ibimasa, bari gushakira amata mu buteka budakamwa. Sinema ibi nibyo byatumye Ikenga zari kuvuga tudushe twose vuba tugiye kutwisubiza. Yes, ubwo yari afite icyo ashingiraho abivuga, yumvaga yuko ibintu bari gutegura ibitendo bari gutegura bitaramutse biferinze ko bashobora kuba bagera ku ntsinzi. Bamaze iminsi bari guhigahiga bahigisha n'itoroshi barayibuze. Sinamakosa igihe mbere yuko winjira muri hano muri iyi mirwano iri kubera Sake, reka nkwinjizemo muri ubu buryo nkubwire ko tukiva mu kiganiro mu masaha mu gitondo, ubwo ni nka 2:00 3:00 gutyo, ukimara uribuka ko waziye mu makuru watangaje kare, wavuze ko ibirindiro by'abamiriseneri abasadeke ndetse na Monisco hari mu hafi na Sake zabambiro bamaze kugenga ibikoresho byabo barahunga bacaho. Bamaze kugenda babisikanye n'imodoka, urumva, babisikanye n'imodoka z'intambara za FARDC zirukankaga zerekeza iyo ngiyo muri za Sake. Bigendanye nanone impamvu vuze ntireka mbihereho, bigendanye bura n'ibyo ngibyo urimo uravuga by'urugamba rurimo kubera hehe, rurimo kubera ahangaha muri za Sake. Ya ni urugamba rwatangiye mu rukerera rw'iki gitondo rwose, urugamba rukaba rwamaze gufata indi ntera fighter. Nk'uko bivuze, izi modoka zikaba zamanutse ziherimo abasirikare ndetse n'ibikoresho, ariko ngo abasirikare benshi bamanutse akaba arabo mu forces za Anaconda ndetse nabo bita ba Musheku. Urumva, ariko ngo n'abahibu bakaba bamanutse ngo ku buryo ki iri joro bashobora kwifashishwa muri iyi mirwano. Abahibu nabo ngo bakaba bari hariya mu bambiro ari benshi cyane, kuko ngo hari mu ibambiro hashobora kuba harimo abahibu bagera muri 350. Abahibu gusa, abahibu bonyine 350 bamanutse. Anaconda hakaba hamanutse force ebyiri. Urumva, ni nyuma yuko ngo urugamba rwamaze gucakirana, amasasu n'amabombe biravuze ubuhuha muri iyi Sake, ibintu byamaze gufata indi ntera. M23 nayo ngiri gukoresha imbunda ntoya ndetse n'inini. Iyi Sake ngo abantu bazi hari muri rompwe, hari hafi y'isoko, hari ku musigiti, hari ku kiliziya, ibintu ngo byafashe indi sura. Urugamba rwabaye indyankurye. Iyi Sake fighter, Isake zavamo hamaze kuba gashya. Byihore ndabona drone yanjye nayo ibiri hejuru. Drone yanjye iri hejuru. Icyo nababwira cyo kiri kubera hano muri Sake, ibirimo birabera hano muri Sake sinamako, uko byaba kose turaje turabaha amakuru yimbitse. FARDC turi bifaru byo ntiyabyegeje hafi, biri hara hafi. Yahara hafi. Okay. M23 rero ngikabiri kugira ngo irwane nibura ifate iyi Sake n'abambiro, ariko ibisize inzira imwe y'amazi. Ngiye kuza no kubabyira ibyaya mazi nabyo byamaze kwifatirwa iki umupango.
icyo nshatse kukubwira wazarendo ndetse na FRDC ndetse n'abamercenaires bose bari muri Igoma barebye nabi nka nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri inzira baba basigaranye yonyine ni ya hano mu Rwanda. nibyo nababwiye baba expert party ngo bamaze iminsi bari kubyigaho. Iyi ntambara rero na n'isaha amabomba akaba akirohwa ariko ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abamercenaires bakaba batari kurenga Sake ngo nibura begere M23 aho iri, dore ko bose bari mu nkengero nta muntu uri muri Sake. Ari FRDC ntiyirimo ari na M23 ntayirimo, ariko abantu bari ku ruhande rwiza akaba ari M23 isa n'iri ahantu hegutse. Urumva abasirikare ba Sadeke bari ba Sadeke bibere mu kabare si mu South Africa, hano mu South Africa rwose, dore ngaho bibere mu bintu rwose ndabona bari bwingora ka Guinness kagafata ubwo kabyara reka gatema urubuga ariko mwo kabyara mwe barasetse. Fighter rero baguyeho da Fighter nibyo nanye kubwira M23 akaba rifite avantage kuko iri ahantu hasa nahegutse, kuko ibiri kureba ibi birindiro bya Bambiro irabyitegeye neza iri kubireba. None ikindi kirenze hano mu Bambiro nta shyamba rihari ngo FRDC nibura ngirisha no mu ishyamba bitandukanye na M23 iri mwabira bice udashobora kumenya ngo iherereye ahaganaye. Ini time rero dushobora kumva ngo bira birindiro bya Bambiro byamaze gushwanyaguza, kuko M23 kugeza amaginga ya nayo rwose ibijyanye no kurokura amakompori iri kurekura, FRDC iri kurekura, imbunda za muzinga bari kuzikoramo. Ini time dushobora kuza turi kubabwira ibiraza kuva muri imirwano, dore ko kuva mu gitondo yarubika rwose ruracyahinanye, yewe n'abo basirikare bamanutse bakaba bamaze kwifashishwa ku mirongo y'urugamba. Reka vangaha rero Sake Fighter ni hengeke aho hirya za Bweremana ni hafi yaho. M23 yamaze kugeza bita abamare ino babita abamarine ni nyuma yuko M23 imaze gufata igice cyariya cyose cy'umuhanda gikikije amazi, ikavuga atese nk'ubu turamutse habaye urugamba ruremereye cyangwa se tukaramuka tugize tugabweho ibitero biturutse mu mazi twabyitwara mwute nta bamare dufite hano. Urumva M23 ikaba yamaze kuhageza force y'abamare abamarine bamaze kugira mwa kira gice Fighter kira kiyaga cyegamiye Minova cyose kigiye gukotorwa na M23. Iki kiyaga kigiye gukotorwa na M23. Aba bamare bakaba bamaze kugera hariya za Shasha. Urumva bakaba bamaze kugera za Bukobati. Urumva yeka bageze na Kiroje. Aba bamare bari ku mazi ngo bari kujya bagenda bayakontorora bareba gahunda uko zifashe, bari aho ngaho quelque part, bari aho ngaho. Ini time ushobora no kumva ngo batangiye amazi kuyogoga. Urumva ni nyuma yuko ngo FRDC yifashishaga ya mazi mu kuzana ibikoresho babizana hehe muri Minova. Aya mazi rero nayo yamaze kugira ute, yamaze gufungwa, yamaze gufatwa muri make. Iki kiyaga ntabwo bakemere kuhakoresha, ba nyiraho bahageze. Abantu b'abarobyi barobaga mwa kiriya kiyaga nuko bababwiye ngo muwe muretse, ba nyirabyo bahageze barababwira ati muhave, ati muwe muretse ejo cyangwa ejo bundi mutazagwa mu ntambara mutazi, mutazagwa mu rugo ruzi murwita ikiziba. Urumva bababwiye ati mw'abantu harahakunda kuba icyo bita amakipe. Ko ntago ari gukina abantu n'amakipe yo kuroba amasamaki n'amasambaza. Bababwiye ngo ntabwo twizeye umutekano w'aya mazi ngo kujya tubemerere kuroba isaha n'isaha, ahubwo mureke tumanze twitunganyiriza ibintu byacu, igihe tuzabahera cyo kuroba nitwe tukizi, nitwe tuzigiye tuzababwira ngo murobe. Aba bamare rero Fighter nabo ikaba bagiye gutangira kogoga ururuzi. Ni nyuma yuko rwose inzira yashobokaga kuva ngo muza Minova yaraye amazi gusa. Indi nzira wanyura muvuye Igoma, nimba hari indi nzira yanyuramo atanyuze mu mazi muyimbwire, nta yindi nzira wabona. Ni ukwambuka amazi. Cyerekana none uramutse ufashe ubwato
ukambukira no Gituku ukazahingukana ahantu bita Igitembo, urumva iyo naho birashoboka ariko utanyuze muri iki kiyaga cya Minova. Ariko unyuze muri iki kiyaga cya Minova cyabaye bloqué, byamaze kuba bloqué, nta kukinjiramo. Bya bindi twumvaga Faite ngo amato ngo yajyanye imbunda hariya n'ibisasu hariya muri Minova, tukumva ngo hagiye y'abasirikare, ubu ntabwo kiriya kiyaga ntabwo kizongera gukoreshwa. Bwana hagwe uzajya uhanyura n'uwiyahuye. Bivuze iki gufatwa kw'iki kiyaga? Uzi icyo bishatse kuvuga? Iyi sake ishobora kwinjirwamo batamanutse hara ku makawa, ahubwo banyuze mu mazi. Iki kintu cyumve, iki kintu kucyumva. M23 ishobora kwinjira muri Igoma ikoresheje n'aya mazi, ishobora kugera Bambiro ikoresheje aya mazi, ishobora kugera Nzuro ikoresheje aya mazi, yewe ushobora no kugera mwa kiriya kigo cy'abawagina cyabaga hariya hamwe na za Sake ikoresheje aya mazi. Aya mazi ushobora kwinjira muri Goma, wazarendo bari yarazabambira bakagira ngo biracyari bisanzwe. M23 amaze gukandagira muri Goma. Numva iki kintu, iki kiyaga kuba bagishireho uburinzi bwihariye bivuze iki? Gishobora no kuba icyambu, gishobora gukundira ko M23 yinjira muri Goma mu buryo bworoshye cyane, kuko kuva hariya Bweremana cyangwa se kuva hano za Kirochi Fighter, urumva uza hano Nzuro mu mazi ntabwo wakoresha iminota 20, ni miki 15, hagati ya 15 na 20 uba wavuye hano za Shasha ugeze Nzuro, wageze Nzuro wageze Mugunga. Urumva iki kintu? Icyo nshatse kuvuga rero, FRDC nayo ubu igiye gukora ubundi bwirinzi yarazanzuro buremereye, kuko bamaze kumenya ko M23 amazi iri kuyakontorora, kandi kigende ari igihe bashobora kwinjira muri Goma bakoresheje aya mazi. Urumva iki kintu? Ubwo rero M23 sinzi ngo wenda babamare yabazanye hararaho gucunga gusa, cyangwa se yabazanye harabo ko abana komerezaho, ye bakinjira zanzuro, bakinjira haraza za Burengo, yewe za Mugunga, yewe na Goma bakagira ute bakaba bayijagajaga bitabagoye. Ubwo reka dutegereze turengo ibyabo bamare biraza kurangira bite, ariko bamaze guhabwa kiriya kiyaga kugikontorora amanywa nijoro Fighter. Yes, ubwo rero nuko bihagaze ngenda cyarimo ndagenda nkurura ndeba ari nako ngenda nibaza utubazo tw'amatsiko, nkibaza nkitegereza nti ese aba bagabo barahanda aho mwoka byara. Aba bantu barahanda biravamo sinamako bishobora gukunda. Yes, mbona bigoyera. Ubwo biragoye, ariko hari ukugira ngo biragoye, ariko birashoboka. Mbo kadutegereze turebe niba birashoboka. Fighter rero inama y'ikitaraganya ikaba yahuje abaministeri ndetse n'abaguverineri b'intara zigiye zitandukanye z'iki gihugu cya Kongo. Iyi nama akaba ari inama iri kubera muri Kinshasa, umva Fighter. Iyi nama ngikaba iri kwiga ku mutekano w'iki gihugu cya Kongo, ndetse no kwiga ku nyeshyamba zose zibangamiye ubutegetsi bwa Kongo, ariko bavuze inyeshyamba usanga M23 aribo bashyira mu majwi. Urumva? Iyi nama ro Fighter ngikaba yabaye ikitaraganya, ariko hakaba harimo abahejwe muri iyi nama. Harimo abahejwe, harimo batayitumiyemo, kandi abategetsi ba Kongo. Urumva? Iyi nama rero Gisegeta akaba ari wiyoboye. Amakuru mfite ndi gukura muri drone zanjye zihara Kinshasa, zikaba ziri kuba ku iyi nama ari inama ishobora kuba yavamo igisubizo cyo kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bwongere bugire umutekano. Ngo bakaba bicaye bavuga ngo ese koko guhereza M23 iyi ntara ya Kivu nibyo byahereza Kongo amahoro? Urumva? Abandi bakavuga tese koko M23 ni umutwe ukomeye bihagije ku buryo ki ugenda ugatesha umutwe igihugu nka Kongo kiri mu bihugu binini muri Afrika. Urumva? Abandi bakavuga tese dukora iki kugira ngo M23
tuyihabye burundu icike burundu butazongera kugaragara. Ngo bari kwicara ngo bige kuri iki kibazo ngo igishobora kuba cyatanga igisubizo ngo nicyo baraza kwemeza. Ariko ngo abaminisitiri benshi cyangwa se icyo bita majorite ngo bo bakaba bagitsimbaraye kuvuga ngo turwane. Baracyari muri turwana. Bakaba bagitsimbaraye bavuga ngo turamutse tugiye mu ventura ngo turatsinzwe Kongo yabigayitse ngo yewe Uganda n'u Rwanda baba badusuzuguye. Urumva ibintu barimo? Atira kugira ngo tujye gusuzugurana n'uduhugu twa nta kigenda, twihagarareho kigabo, twihagarareho nk'abantu b'abagabo. Barihagaraho kigabo se shaho ugira ngo ninde? Arega buri wese yifuza kwihagaraho kigabo, ariko hari igihe ujya kwihagaraho kigabo ugasanga n'uwo muhanganye nawe yihagazeho kigabo. Rero fighter abadutegereje iby'inama iraza kwanzura, dore yuko bose ngo bayicayemo, abaminisitiri, abaguverineri, abasenateri, ngo n'abacurabwenge bose. Igisegeti yababwiye ngo nimuze turebe icyarangiza iyi ntambara. Urumva? Ubwo rero nyuma yuko muri Palais de la Nation hari Kinshasa ngo harimo imvururu ziremereye cyane, Gisegeti akaba yakoresheje nk'itirifi ryo kugira ngo yicaze izi mpande zombi. Ubwo ndavuga aya mashyaka agiye aba mu butegetsi bwa Kongo ariko atemera Gisegeti, ubwo na mashyaka y'abaopoza. Urumva? Agenda babya ati nyaboneka tureke kurwana, ahubwo duce dufite tudusangire mu neza. Urumva? Ubwo rero bakaba babeshya abaturage yuko ngo bari kugira ngo bakemure ikibazo cya M23, nyamara ari kugira ngo ahubwo bakemure ibibazo byabo bwite. Ubwo turazaza gukomeza turebe nimba koko igisubizo ari kurwanya M23 cyangwa se igisubizo ari ugukomeza kwiba Kongo, nk'uko abahanzi bari kuririmba bavuga ati Kongo ni igihugu rwose ariko cyiza rikaba cyoboye n'ibisambo. Urumva? Ntawo kumva bamuririmbye ari kuvuga ngo perezida wa Kongo ngo yapfuye ahagaze. Ariko kiriya kintu nacyo reka tukivugaho tugisubireho. Umuturage kwera arifata akajyaho rwose perezida, nubwo wenda yego yabarombeye nk'uko wenda bavuga ngo ni Kirumbo yaraturumbiye, sinakosa byari byemeye ko umuhanzi rwose aza akajya muri sida agasohora indirimbo nk'iyi ngiyi rwose. Ngo perezida ngo yapfuye ahagaze, ngo ni nka vampire. Benye mabunduki babomba politika ki groupe de pression Zita Wakamoto. Bye bye président Lucifer vous attaque. Président zombie, président zombie, président zombie, Congo mama, président zombie. Hamwe n'umunyumvire rwose ibintu bigize iyi ndirimbo, umugabo ajya muri sida agasohora indirimbo nk'iyi. N'ukuri ngo perezida ameze nk'ivampire. Uzi ko niyo yaba atari perezida iyi ndirimbo utayisohora mu by'ukuri uharabika umuntu uvuga amagambo nk'aya ngaya. Umuhanzi rwose yanyemeje indirimbo nayiguye nawe ati kabaye. Ubundi nuko ayihutishije, niyo yaba atari perezida. Oya nuko ayihutishije mbere yo gutangira ajya bati perezida yapfuye ahagaze, il est mort vivant. Urumva? Ati ngo yapfuye ahagaze nuwa nta kigenda. Urumva? Ko burananuwa nta kigenda kuko abaye ahari ikigenda ntabwo bamuririmbira indirimbo nk'iyi rwose agihumeka uwabazima. None se reka kubaza ubundi yabamariye iki? Nabyo tubisubire. Oya niyo ntacyo yaba yaramaze, ntabwo sira amakosa kujya hari ukaririmba perezida. Umuntu ukikuyoboye buriya uza abaturage abatutse ukuntu aba agize tete vide uko babangana. Uza abantu abagize tete vide uko babangana, babandi bose bagiye gutora batoye zombi. Hano kukidefanda n'umusinzi ariko nuwabo, nta kundi babigenze rwose. Ndetse uyu neza avuze ibitagashoboka pe. Ibi ntibibaho. Batukana byinshi, kwicara ukifata ukabanga nugutukana ibi nta nubwo ibintu se bibaho. Ngayo nguko n'abaturage ariko nikikwereka akababaro bafite, ndetse nikikwereka ko nta rukundo bakimufite. Ariko none ntago warengerera ngo urenze ngo amarangamutima ya none se ko babona nta kindi gisubizo batanga ko bigaragambije bagakora ibintu byose bikananira. Muri studio none bagiye kujya bibwira, bagiye kujya bikora mitara bibwira batanazi.
ntabwo nzongera kuguseka Yewe. ngaho ikomereza uzongera kunseka iri purira inkuru reka twigendere dukomeze sina amakosa Eh. hano hari inkuru irimo iravuga ko Mm. urumva inkuru irimo iravuga iki Mm. igihe ukireba uretse gato nyirebe Mm. iperereza ngo ryakozwe ryasanze Mm. ngo amamiliyoni y'amadolari yagombaga kuzava mu bintu bijyanye n'irangamuntu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basanze yaranyerejwe. ntabwo iyi nkuru nyumvishe neza ngo amamiliyoni Yagombaga kuzava ngo donc ahubwo ngo yari yaragenewe mu gutanga irangamuntu. ahubwo wenda ibyo aho birumvikana Nari mbisomye nabi. aho byo Yari birumvikana amamiliyoni ngo yari yaragenewe mu gutanga irangamuntu. mbese ni ukuvuga ngo Ariko Rurema. amafaranga yashyizwe mu ngengo y'imari kugira ngo abakongomani babone ibyangombwa basanze yaranyerejwe Basanze yose yaranyerejwe n'abayobozi Si bihari- barayatamiye ibi hari igitangaza kirimo ariko burakinarimo. ubwo buro muri Kongo umuntu yarya ruswa ukavuga ngo ni igitangaza ari ibintu None se ku buryo ry'amafaranga rwose yagombaga gukora imirimo y'igihugu ibintu bikarangira Vitali Kamere ko yarazwe ko ariye miliyoni 20 ntago yasubijwe mu butegetsi ntago wumvishe ngo yagizwe umwere kandi yamaze gukatirwa imyaka agomba gufungwa ni hazaba y'amamiliyoni ntago yari yakatiwe imyaka 20 ni gute umuntu wakati imyaka 20 se yahamwe n'icyaha ejo bavuga ati ngo yabaye umwere agasubizwa no mu nshingano ubwo nyine muri izo miliyoni 20 yatanzemo 10 na wasigarana 10. nzi urukumva ibyo urukumva none urukumva ngo umuntu ngo amafaranga barateguye bamaze kuyategura bayateguye nta nibo bayariye kugira ngo muri Kongo hari n'ibitaraza bazabizana uriho fayita ngo leta Kinshasa noneho hari ibintu igiye gukorera perezida w'igihugu cy'u Rwanda kagira inkuru rero n'umunwa kuzibara mu mwanya wanjye. iyi nkuru ikaba yatangajwe na minisitiri w'ubutabera bamwita Costa Mutamba minisitiri w'ubutabera Costa Mutamba ngo akaba yavuze yuko perezida nyakubahwa Paul Kagame ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda bagiye kumujyana mu rukiko rukuru mu rukiko mpanabyaha urukiko rukuru mpanabyaha rwa Afurika ubwo ni mu Buholandi ngaho rero karaba ni nyuma yuko ngo barebye babona gutera u Rwanda bitashoboka urumva ngo baritegereje babona bitakunda none ngo bagiye kumujyana mu rukiko rwa hariya rwose irahe ngo barebe ko hari icyo byatanga avuga ngo baramurega iki ariko ntabwo ari ubwa mbere bavuze iyi nkuru yo kuvuga ngo baramujyana ngo irahe kuko iyi nkundura rwose ntabwo ari ubwa mbere ibayeho buri gihe barabigerageza bakabivuga n'umunwa ntibabikore kubivuga ariko siko kubikora kuko n'ubundi bazi neza ko nta kintu byatanga kuko ntabwo baramubona yambutse ku butaka yagiye muri Kongo. Ikindi kandi n'izo ngo bavuga ngo zoherezwayo nta n'umwe baragaragaza bamufasha uretse by'ukuri atari bya bindi byabo by'ibinyoma bajya bakora bakaza gushimuta cyangwa bagashakisha imyenda bakambika abaturage b'iyo ngiyo. Ibi rero ngo bakaba bavuga yuko bamurega bigeze kuvuga ngo hari umusirikare ngo bafashe ibi matrikira avuze by'ibifaburikano asanga ni ibifaburikano ubundi bakazana uniform bakagaragaza hara ngo dore ngo twafashe ngo imyenda ya RDF bati kuki mufata imyenda mwagiye mufata abasirikare ntunajye kure nge hari igoma hara kuri TD ku entre president nginze umusore bafashe yari umushumba haraza kimoka kwa Sadru bamugejeje ara muri TD nari ngirimo nanjye hari utudosiye nari nagiyemo gukemura wagiye gukemura ngo hari utudosiye nari ngiye gukemura wari ugiyemo ugiye kudukemura cyangwa wari uri imvuto nari ngiye kudukemura ye wari imvuto bivuga ukuri ariko ko nta mugabo mwagasomye oya wari uhari oya bivuge neza wanjye noze ko ndi kubivuga ahubwo ukangisha impaka hari utudosiye wari ugiye gukemura none nangwa wari urimo gukurikiranwa oya nge nakurikiraniwe ku rukiko rukuru nge nakurikiraniwe hariya nge nakurikiraniwe ku rukiko rukuru ntabwo ari hariya
urukiko rukuru ubwo ruba hehe ruba hehe ruba hehe ni Makara reka reka ni kuri auditora Auditora militaire aho niho hisumbuye niho waruri nje niho narindi ngenda mbiringaniza burari utudosene nagiye gukemura hariya kuri tede umva donc ubwo umuvandimwe baramuzana bamugejemo mbona bamwambitse kasike urumva baramukoresheje interview bari kumubwira n'ibyo aravuga hatuvuga kuri mu Rwanda ahantu runaka uvuge yuko waje nyine ino bakuzanye mu gisirikare none tukaba twagufasha urumva umwana yabanza kumuha ibiryo ararya imigati yarabiriye amaze kubirya urumva yari akawunga icyo gihe yari akawunga n'ibishyimbo ahubwo yamaze kubirya yakakubivuga azi n'ubwenge azimuka mugiye gushyiraho kamera urumva amahanga atazabimbaza mu mbabarire muvandimwe mwana baramuzanye ati rero uvuge yuko haturutse mu Rwanda ikinyarwanda ari kugisukuma nk'uko kwawe yari ari kukivuga neza rwose ati nta kibazo rero kugira ngo bivuge ndamanza kurya amuzana igisorori cya kawunga n'isosi y'ibishyimbo arabitikagura byiza bya bishyimbo byatetswe uwo munsi hari ibishyimbo bita umwiza arahenda arabitikagura arangije ati ngo bayibona ati ngaho ngwino uvuge televiziyo ahageze ati ibyo twakubwira uvuga se subiza ati yego ati ngo tubwire bateraho kamera yateraho kamera ati nyewe rero ndi umusivile ati kavuna umuheto ati sha ibyo twakubwira ati se none ati mukatinga kamera ati kavuna umuheto we ibyo twakubwiye ati se none kujya kubya ngo njye kuvuga ibyo mu Rwanda ko ntazi ko ntaranagerayo njye kuvuga ngo ndo mu Rwanda ntahazi ati mwibaza hagize undi muntu uza akabimbaza nazamusobanurira ngo iki urumva barabati kavuna umuheto ahita amusubiza mu mbuto yapfuye kigabo oya ntabwo yapfuye nyine yabyitwayemo kigabo nicyo bita ngo ni ugupfa kigabo amakuru naje gukurikirana naje gusubiraho barambwira ngo yarafunguwe ariko yatanze amafaranga nyine icyo nshatse kuvuga rero Fayita ibi ngibi mbivugiye kuba hari abaturage benshi bari hara muri Kongo bitwa abanyarwanda bikitirirwa Paul Kagame kandi nyamara abakongomani bariyo none bari kuvuga ngo nk'aba bakongomani bari gutahuka baravuga ngo n'abanyarwanda bari kujya kubayo none ngo bagiye kurega Paul Kagame yuko ngo ari gufasha umutwe w'iterabwoba M23 ngo ndetse akajyana n'abaturage be mu gihugu cy'abandi kubatuzayo niyo dosiye bagiye kuzamura ngo niyo dosiye bagiye kuzamura ngo bamurege mu rukiko rukuru mpanabyaha rwa Harirahe mu Buholande kugira ngo barebe yuko ngo bari kubona yuko ngo Paul Kagame ngaramutse ngatakiri ku buyobozi mu Rwanda ngo Kongo ishobora kuba yagira umutekano niko bari kubitangaza ino bita Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutambo tukibaza ngo Makenga Bisimwa Nanga Byamungu Wiringoma aba n'abakongomani n'abanyarwanda hari abantu bagira kwihangana buriya sinamako kuba umuyobozi ukaba umuyobozi ukomeye buriya hari ikintu bita kwihangana ariko buriya ntuburebe igihe baba barahereye bashotora His Excellency Paul Kagame ariko nakabareka akabihorera bakajya bakarondogora buriya ari nka wa muntu umeze nkanjye nyine ugira umujinya vuba akasubiza vare action aregura umusivile uzi ibintu nawe ari umusivile undi umusirikare akubwira ko ushobora no kumucira mu maso kwihora akamanza yakubara akakureba akabanza agatekereza ingaruka n'iki byose ibyo yakora icyo byabyara akareba ibyo agiye gukora akabanza bitekerezo bitandukanye n'ibyo wahita ukora amareaction wahita ukora bikaba byagukora yadusoreza aha ngaha rero muri territoire ya Warikare umugore wa FRDC yagiye kwicanira amakara birangira ibiti bimuguyeho hagiye kwirwanaho buri umusirikare agiye kutabaro harihezeho none se araragira ati ni inkuru y'agahinda nyine urumva burya se n'amakosa icyasi gatozi burya umugore arashaka ntabwo azi ngo ashatse azagera nyuma y'iki nuko nyine agasanga yaba umusirikare ariko noneho ugasanga agiye ku ruhande rubi cyangwa se ari ku ruhande rwiza yes akaba rero yaraturutse mu gace bita Lingeti ubwo ni muri territoire ya Beni urumva akaba ariho yarasanzwe aba ni nyuma yuko ariko yaguye mu ishyamba rya Warikare yaragiye gushaka imibereho ni nyuma yuko umugabo yari yaramutaye rwose yaragiye ku rugamba nawe agira gutya rwose ngafata mu mashini
ajya gucanisha amakara bikaba byarangiye rero uyu mumama yitabye Imana ibiti bije kumugwaho umubiri we ukaba wamaze kugezwa Ringeti muri teritware ya Beni. Imana mwakire mubaje. Yes, mwakoze kubana natwe rero turaza gusubira mu masaha y'umugoroba kuri yasa ubwo turi buze kwa turi live tugenda twicuncumukira rwose twiganirira tureba byinshi bigiye bitandukanye. Yari Sina Makosa ndetse na Fighter wakoze cyane Sina Makosa. Wakoze cyane Fighter. Like na shant muze kubyibagirwa mwabantu mwe asansan ciao.